mumbore mumbwire hari umuntu ukunzwe nkanjye. Aho rero umugabo yaraje kumfungurira naniwe ari kunseka ati se mborombwire usigaye ugenda bakuyemo wigi mu muhanda. Ndamubwira ati byihorere ubushyuhe buranyishe sinkisuka nk'igisuko kimare iminsi nta kintu kirahise gushyiraho turyamye nka karaba. Sawa rero kumbaza ati bimeze gute kuri shop, murabizi ko ngiye gufungura shop Nyamirambo. Niho nari mvuye rero mvuye kureba aho bageze bubaka. Mw'abantu mwe nari naniwe ndi kumubwira ati shop kufungura ntibyoroshye. Aho rero mw'abantu mwe yaragiye kunzana ibyo kurya, nimbabwira ngo ibiryo byo mu rugo bisigaye byarananiye. Rero bahise baturangira ahantu batanga ngo ibiryo byinshi bimeze neza bigishyushye bikakugeraho igihe. Ndamubwira ati zana ndebe ko atari nk'ahandi tumaze iminsi dutuma. Arambwira ati ahantu none natumye ibiryo harizewe, ibintu byose yatumye arabizi ndabirya, ngiye nta kintu nahuzwe, ibintu byose ndirira. Aho rero nari ntangiye kurya kumbwira ati bimeze neza, nta gukaraba intoki nyine abagore batwite muratuzi, ntago wakaraba ugiye kwipfira. Haro nari ndi kureba ukuntu batanga salade nziza, uburyo ipfunyikamo mu buryo busa neza bwiyubashye. Nimbabwira ngo ahantu batanga ibiryo byiza, namaje se ahantu batanga ibiryo bikazana n'umugati. Arambwira ati rero mu bintu bambwiye ko batanga ibiryo ushaka kwigura mu gitondo bikaza n'umugati urye mu gitondo bikanakomerezaho ibiryo iri burye saa sita. Ndamubwira ati ahantu ntago bino bintu bibaho. Mw'abantu mwe muri umugabo wanjye ngo abagore batwite arabizi ko turya cyane, aragenda akagura ibiryo, inkoko, umuceri, amacapati, amasalade, umugati, nyine byose akabizana atarabizi. Nuko njye wundi nicara njya, niyo mpamvu mbona umubyibo wanjye udashira bwo wiyongera. Ndi kumubwira ati reka nirerega igihe kinini narabibuze, ubu rero kuba nabibona nubwo bishimira Imana. Aho rero nari ndi kurya ari kumbwira ati reka ngufashe. Mw'abantu mwe ngiyewe mumbwira ikintu muri gukora muri iyi sama, ikindi mumbwire ko nzi ko umuntu iyo atwite inda yarabaye nkuru adahurwa ibintu, ahubwo ngiye akaribwo ndi kubihurwa cyane cyane ibiryo byo mu rugo. Nkumva nyeneye ibiryo byo gutuma apana ibiryo byo mu rugo. Rero aho nahandi ni muri Best Pilau. Mw'abantu mwe babafite umuceri mwiza, uri kubona nyine ibiryo byiza. Delivery yaho irihuta, yambwiye ko yayitumye, mubwiye ko mpagurutse Nyamirambo, kandi mwabonye ko ari nkaho twagereye mu rugo rimwe. Iyo nkoko ni inkoko y'inyarwanda iryoshye, inkoko y'inyarwanda maze uburyo ifite icyanga. Rero bagweza inkoko y'inyarwanda iryoshye. Aho nari ndi kubyinira ibiryo, sinigeze ntegereza no kugera muri salo, nahise mbirira. Aho rero muhamagara nimero namwe mushaka komanda.